ishanga ikintu nzi urabona abakobwa ku turya ukuntu tugenda nyine ukuntu hari ukuntu tugenda tubyibuha sibyo kandi mabizi ibintu rwose by'indana ari ibintu bigezweho nyine ku bakobwa sibyo ishanga rigufasha kumenya nimba uri kubyiba nimba ari ikintu kiri nimba indi iri kwiyongera nimba indi iri kugabanyuka nicyo kintu igufasha njye niyo mpamvu nambaraga ishanga njyefa ishanga ryamfashaga kumenya ko indangi yongere cyangwa yagabanyutse njye ntago nkunda inda mu buzima busanzwe rero nicyo kintu ishanga ryamfashaga umaze kuvugaho biriya bintu bya Ben n'inshuti yawe warabivuze ngira ngo kwa Sabe wabivuzeho kandi inshuti yawe bisanzwe n'ubundi mwari musanzwe muziranye kumenyana nawe hari icyo byahinduye ku buzima bwawe nyine byagufashije iki mu buzima busanzwe wamenyekanye uri i Rubavu namene Musanze njye ntabwo nibugaruke cyane kuri Ben wabandi ngenda kwibariza bisanzwe lifestyle Emily umaze kumenyekana wowe nyine kuri wowe wabyumvise gute umugabo aguciye inyuma bigenza gute Emeline mwarasezeranye ko muzatandukanywa n'urupfu namubabarira wamubabarira inshuro zingahe maximum reka ngusuze cyane mwifuriza ibihe byiza kugubwa neza nicyo cyambere mwifuriza ndetse iby'Imana itanga byose bikubeho kabisa mere fresh cyane ngira ngo uyu munsi ni mwiza kuri twebwe ariko ubwo niba abandi nyine bizera Imana kuri kamera zacu rero murabibona ko ni bisanzwe murabizi ko ni bishya gusa ni byiza gusa tuba tubifuriza ariko nanone ubwo nta wakwirengagiza kuvuga ko uyu muntu mumuzi ntago ndi butuma bibwira ngenda muvuga kuko ntagarakora cyari umwana yitwa Emeline umeze neza meze neza ndakwakiriye nakoze Emily ko mbona witonze cyane si bisanzwe hari umuntu wavuze ngo Kigali ngiriruka cyane ku buryo ubwitonzi bidakunda yego buri afite impamvu wowe ubwitonzi ubona waba managingana iki gihugu cyangwa Kigali kwitonda buri muntu wese nyine biterwa n'ubuzima bayemo ariko ntabwo nitonda wowe ubayemo no kwitonda no gutuza hari akantu uvuze ngo nta nubwo nitonda ni biki ariko sibyo ko ntago nitonda ariko umuntu akubonye uratuje mbese ni inana ya mama uri muto naguze akantu bavuga ngo hitonda ifoto kandi nayo iranyeganyega ubwo se shaho nimbi nago itonda nago nitonda ubwo urumva byinshi cyane abantu bagenda babibona iyo babona nyine Emeline n'ubundi yakwitonda gute afite tatu wowe uyifata gute ku mukobwa ku mukobwa yego cyane ku mukobwa kuko urabizi ko mu Rwanda dufite ukuntu umuntu abona n'umukobwa wambaye ipantaro ngo byacitse wambaye mini byacitse ibyo byose ni ibintu tugira ariko n'ubundi niyo culture mvuga ko twakuriyemo abenshi tatu ku mukobwa cyangwa ku muntu uwo ari we wese ngiye gusubiza nawe nasubiza ku mukobwa nasubiza ku muntu ari we wese yego icyambere biterwa n'icyatumye yishyiraho icya kabiri bigaterwa n'ikiriho yego ngiye kuri ngewe tatu zose mfite zifite meaning ubwo rero umuntu wese ushyiraho tatu idafite meaning ubwo rero sinzi wowe tatu zawe zivuze iki Emeline ndagira ngo mara amatsiko tutari twaninjira muri lifestyle yawe tatu uyifite byonyine hitamo imwe unsobanurira ufite nyinshi bisugira ubwoba we ntabwo mfite nyinshi mfite 3 zonyine 3 iyo mfite reka miteme ngusobanurira iyi ngi handitse ngo let it hurt until it can't hurt anymore ndakeka nyine kubyuma nyine kadusobanura ku kantu nje nakumvise ariko abantu baba dukurikiye kenshi usanga ahita yibaza ati ako kantu kuki ariko yashyizeho nje nshatse nagasobanura ariko mba nabyumvise hari impamvu wagashyizeho kuki ariko washyizeho kuki utanditseho zaburi ya 23 uzi mu misi ufite ako gatatu nago muzi ndaza kumukubwira ninde witwa Vanessa Ego uramuzi nka Majesty ndamuzi akubana nanjye nafite impamvu yego narisomye nayo nsanga ntiyoroshye ni 23 28 23 witeka niwe mwungeri wanjye sinzakera yego ese urumva atari sawa birumvikana wowe rero ako kawe kavuze iki nyine
ugize ubwoba ko biri ugaruke mu rukundo? ntabwo ari kubera, ntabwo nabishyizeho kubera ngo urukundo kuko nabajwe ubuzima tubayemo cyangwa ubuzima tubamo buri munsi turababara, sibyo? kandi tunyura mu bintu byinshi. uyu munsi aba ari sawa, ejo bigapfa, bikongera bikaba sawa, gutyo nyine niko ubuzima bumeze. rero aho kugira ngo ikintu kijye kikubaho kimere nk'aho kigutunguye, usange nimba hari ikintu kibi kikubayeho, urumva nyine kise gituma nyine ucika intege yego, ahubwo nyine reka icyo kintu gikomeze kikubabaze kugeza igihe nyine kizarangirira yego. niyo mpamvu nyine buri muntu wese agomba kumenya ko ubuzima tubayemo umunsi ugomba kubabara, ejo ukishima. nyine ubuzima ni imihindagurikire wagashyizeho uri mu ihe mood ko gatatu? ni birebire, utaha uzambwiza ukuri. ariko ntabwo byerekeranye n'urukundo, ni ubuzima busanzwe. nibyo byose wabona binavanze, ni ubuzima nyine tunyuramo, ubuzima bwa buri munsi yego. Emily, mu buzima busanzwe ubundi ukura, uri umukobwa mukuru ubu ngubu, umuntu ashobora no kubaza akaba yanashaka n'umugeni nyine. mu buzima busanzwe ukura wumva gushaka kuzaba gute? kuzabera gute? yego. hari igihe umwana nk'ubu urugero ngiye naguha, nkakura ngiye nshaka kuba nk'umupilote w'indege kubera kwikundira ahubwo wajya mubereye mu bitekerezo. ngiye nyine umwana nakuze numva nzatwara indege kabisa, narabikundaga nyine. urako ndi mwicaga kuri televiziyo mubona abakobwa bari mu ndege nyine ukabona barasa neza byataye. nyine nakuze nari mfite inzozi mvuga nzatwara indege, ariko nyine ibintu ubutekerezo uri umwana ntabwo ari byo biba. nyuma ariko nabwo nyine nakundaga filime cyane, uko nyine imyaka igenda yegera imbere nza kugera igihe nyine mbona amahirwe yo gukina filime. umva nyine ibyo ngibyo byo mu ndege byo byahise byegera ku ruhande, ko ntabwo ari byo nigeze niga, sibyo ko n'ibyo nize ntabwo ari byo nakoze. ngiye nakuze numva nzatwara indege. umeze nk'umusore wanjye Emily, nawe niko yavutse yifuza, ariko ufite umwana urabona ko yitwa Emily ari kuri kamera niwe. aho nanjye ko azani guteteranwa n'umwana wawe. oya niwe navugaga. So niyo mpamvu rembi kubajije wakuze ushaka kuzaba iki. none se iyo urebye ibyo ukora ubu ngubu ufite podcast, abantu barabizi Popcorn podcast niyo mukora, ndetse ufite no gukina sinema. ubona hari uburyo nibura wazahuza cyangwa se ukazabona ugukomokaho uzaba umupilot w'indege? nabisengera. wabisengera? oya ngiye ntabwo nizera cyane 100% mu masengesho. wowe ubyizera kangahe amasengesho? reka nkubwiye ikintu kimwe. nubwo uvuze ngo ntabwo wizeye amasengesho, twebwe iyo tugiye kwifuza, sibyo? cyangwa iyo tugiye kwiyaturiraho ibintu, twiyaturiraho nyine nk'abantu, kumva? ariko nyine Imana nyine ni itugenera. Imana ni igena ibigomba kutubaho ibiki. ahubwo ikintu ugomba gukora, ugomba gutekereza, uri kumva, ukifuza, ugasaba, then nyine Imana ikaguhereza bitutse nyine mu bushake. none se Emily, abantu b'inshuti zawe cyangwa mu buzima, ntabwo uri muto urengeje imyaka 20, sibyo? abantu bagize umugisha kubera gusenga kandi bagatera imbere, n'abantu bakoze cyane bagatera imbere, wemera abahe cyangwa buzi benshi nabahe? challenge we. ngewe ntabwo ngende ujye kuvuga ngende ku bandi bantu. yego. oya. ngende tekereza, nifuze, kandi n'Imana yaduhaye ubwenge. rero ubwo bwenge Imana yaduhaye tugomba kubukoresha, sibyo kugira ngo nyine tugire icyo tugeraho. koresha ubwo bwenge Imana yaguhaye, ubundi usenge, ureke ibyo byose utabigeraho. yego. birumvikana amasengesho ashobora gufasha wenda tuvuge 50, ariko ntabwo wakira utakoze. nyine nibyo ndi gukubwa nese wakora udafite ubwo bwenge nyine utatekereje, kandi ubwo wenyine n'Imana yabuguhaye. rero ugomba kubikoresha kabisa. nahoze nibaza, nakubonye mbona hari ibintu ubereye ku advertising, ibintu bimwe na bimwe ushobora kujya mu kinyamakuru kubera shape yawe, ariko mitanekereza navuga ari Emeline, ubundi mu buzima busanzwe haramutse hatabayeho gukora podcast, itangazamakuru rifunze, sibyo? ntabwo ryafunga, ariko tuvuge ko bavuga bati ntabwo ryemerewe,
hitamo hari akazi kandi katari itangazamakuru katari gukina film niki kindi wakora umuntu afite imishinga myinshi mu mutwe urumva mbwira nk'itatu oya shawe nawe rero dore Emeli mbwira nk'itatu kuko biroroshye ni ukuvuga ngo njye mfite imishinga nanjye mba naraburiye uko nyikora naburiye ubushobozi sinyikubwira kuyikubwira bwo mbwira basumwe hoya akandi kazi noneho wimbwira umushinga wawe kuko hari n'abandi ba teenagers baba bari kuzamuka ashobora kuhita avuga ati njye akazi kose kansaba kugira ngo indyembeho neza fashe umuryango wanjye kubaho neza nagakora niyo yaba ari kujya kumba amatafari nabikora ako nyine nkabaho umukobwa mwiza nka Emeline yabumba amatafari nayabumba iketse nzayitakwisha nese Emeline mbwiza ukuri hari akazi kavunanye wigeze ukora ubwo n'ubuzima bwite bw'umuntu oya n'abadukurikiye baze kutubwira oya nako hari akazi kavunanye umuntu nta kazi kavunanye ndakora ariko nagakora ubu bibaye ngombwa ko Emeline wowe ugenda ugafata igikarayi harya bakita igikarayi kino bajyana ku nzu bari gutera nk'umucanga n'ibicu ugafata cya kintu bari gutera karabasaso yego nta kizungu none nyibwiwe n'iki nuko nabibonaga nyine bari kubikora ko cyetse inzara itakwisha abasinzara we yakugera hite inzara yakugera hite yangera hite nese umuntu wese njye nago ngereka nkubwire yego je wenda ndi musaza wawe sibyo ariko tuvugisha ukuri inzara yakwica ndi uri he uri musaza wanjye niyo naba ndi muri Amerika ukambwira uti koko inzara imeze nabi ubu hari umuntu wakwemera kusonza ahari ako sha mbwiza ukuri oya mbwiza ukuri hari umuntu twahoze tuganira nambwira ati njya nkumbura ibiryo ibi n'ibi ariko twarasangiye tubabajama umukobwa yagiye hanze oya arahari ubu ngubu ariko afite akazi keza ameze neza arananduta mu myaka ariko hari ibiryo yifuzaga kuzarya atarabirya ubu hari ikintu wifuza kurya utari wageraho bya kera se cyangwa ibintu bisanzwe ibiryo bisanzwe avuga ko akumbuye kurya ibi oya we ni inshuti yanjye ariko hari ibintu atari yakarya yifuza ko mbese nk'uwabimuha ari nk'ibitangaza urumva uko bimeze ubu hari ikintu ujya ureba ukavuga uti wenda pizza ndayikunda cyane ariko sinda ukumva icyo kintu uragishyuhiye ku buryo ukiriye nyine waba ugize achievement njye mu twanjye nta kirimo bivuga ngo ibintu byose wenda ari nibyo ntazi ariko nta kintu waba utazi iki gusa ubwo cyaba kibaho nese umuntu ese Amerika umuntu uri kutari kwigira umusirimu kandi uri umusirimu ashaka warumva hari ibintu tuzi ubona mu mafilme muri movie bijya ureba movie ni nayo mpamvu uri umukinnyi wa film sibyo ahanini ariko ukareba ukavuga uti wenda iriya pizza n'ubwa mbere nyibonye kandi urabizi ko ibyo bintu biba ku bantu benshi reka nkubwire true story kandi sinzi akabona yindi kuri TikTok urumva mbona ngo hari baga y'umukara nimba ari umukara nimba sindayirya nta nubwo nzi ukuntu imeze ahubwo ubwo sinzi nyine ukuntu ivuze mitambyibuka ubwo nyine nibaga y'umukara ko niba nshaka kuzajya kurya nyine Kigali kandi irahari nanjye kubamamariza bataratwishyura ariko zirahari ngira ngo hano mu mujyi rwose hagati ni ukuri pe ndashaka kuzajya kuyirya ngiye kuhavuga ubwo Emeli wenda abantu benshi bagiye banakumenya ku bijyanye n'ubundi na entertainment showbiz wamenyekanye uri i Rubavu namene Musanze njye ntabwo nibugaruke cyane kuri Beni wabandi ngenda kwibariza bisanzwe lifestyle Emeli umaze kumenyekana wowe nyine kuri wowe wabyumvise gute njye ntako nabyumvisha telefone gutabana hari nk'igihe ukora scandal nko mu mujyi ukaba wagenda nk'ipantaro uri nk'umugabo ipantaro ikagucikiraho kandi mu buryo butangaje inshuti zawe rero zikubonye niyo zitari zakwiyeretse zitangira kukubaza ati wumva kumeze ute telefone yawe kiragiye arimeze gute shako nari nashyizemo akadege se bana namenya n'abamamagaye washyizemo akadege wagashyizemo kuva sangahe kugeza sangahe iminsi ibiri telefone itariho wari ukiri Musanze nari natashye oya ntabwo nabyemera warasiwe isuvayo naraye nashye shwa rirajoro isuvayo ariko abantu babeshyera ikiganiro abantu babeshyera umuntu usika abantu bavuze ngo ntabwo wigeze utangwa wari ukiri Musanze
ubwo nyine bafite uko babizi ariko wowe ubundi uranitonda jya utuvanaho urujijo uhita ubabwira uti reka naranitahiye nyine umuntu wese ukeneye kumenya ajye kwa Saba rebe nakoze ikiganiro kwa Saba wese bitahira naraye ntashye ese buriya iyo wasohotse ntabwo ndi bukubaza ibyungo ariko ndakwibariza ikindi kintu ukunda ni iki ni icyo ukunda gukora nk'iyo uri mu birori nkabira nka concert en plus y'umusitari wikundira iki kintu nkunda gukora iyo ari muri concert y'umuhanzi sugwavinga fanse mukaririmba ibiki kuko ntago nk'inzoga then concert karangira nkataha birumvikana ubwo nayo mise nibaza kubyina ntago mbizi ntago uzi kubyina emera ko mbivuze ugaseka ntago mbizi ubwo ni sinzi hari umuntu ariko wabimbwiyeho ndibagirwa ku mwaka proof ndibagirwa mumbwire oya hari umuntu wambwiye ko ngo kubyina ari ibintu byawe ntabyo nzi ese ura kwa Beni ntabwo wabyinnye muri concert nyine ni muri concert wahagarara wasimba ugahagarara ntugarutse umva nkubwire kubyina nakubwenge ntago nzi kubyina biriya bintu baratujye tona baje no benda babyina batiti bande ako nyene use guhagarara byara kaguru hariya ukagarura ntago byakunanira ibyo birabye nk'ibyo muri korali birabye muri oya ibya korali sindi bubigarureho muri ibintu bya korali se korali ariko nagari cyaha kurimba muri korali nagari cyaha so ubwo akantu ko kubyinana kujya ugakoraho nubwo nyine utabikora nk'aba Titi Brown uramuvuza ahubwo bituma mbikeka Titi musanzwe muvugana wapi ntago tuziranye kandi nawe uhora kuri TikTok cyetse kubona nyine umuntu umusitaye nyine kuri TikTok ukikomereza bikarangira ubwo nayo mise mbitekerezaho ndavuga ni kubyina urabizi ariko mpita nkubaza nibura ikindi kintu akazi ko wakambwiye ariko ikindi kintu ukunda nta kindi ukunda muri loisir cyangwa se mu kwishimisha nkunda gusenga ibitangaza uheruka kubona ni ibihe ibitangaza mperuka kubona igishyashya uvuga uti mana warakoze ni byinshi imana ngiye inkorera ibintu icyanyuma kiri latest icyanyuma igitangaza cyanyuma mperuka kubona yego nuko nabyutse ndamahoro iyo uramutse yego emerisha abanza utari umwana nkuko nabikekaga kubera ku kantu kabisa ku kantu amaye uranyemeje ni igitangaza kuko iyo ubyutse ntabwo ubuze uko ubyutse nyine ngaje fata telefone yawe ujye kuri WhatsApp urebe rest in peace uri bibone kuri statiza ukuntu zirabazingana birumvikana ubwo nayo imise ntangira kwibaza ahubwo duhise tunasohoka Musanze umaze kuvugaho biriya bintu bya Ben ni inshuti yawe warabivuze ngira ngo kwa Saba wabivuzeho kandi inshuti yawe bisanzwe n'ubundi mwari usanzwe muziranye kumenyana nawe hari icyo byahinduye ku buzima bwawe nyine byagufashije iki mu buzima busanzwe rero ngiye nukomeza kumbaza kuri ibyo bintu iki kiganiro ndagisohokamo reka nkubwire erega umenye kuri public figure hari byinshi cyane dushobora gufatiraho hari aho wifashishwa ndaza no kubavuga mu kanya ya kipe ufana twikomereze nakubonyeyo ntabwo mbaza kuri iyo kipe ahubwo oya banza umbaze urumva hari icyo byamaze hari icyo byamaze amen friendship yawe na Ben na karakantu karabaye karagasaga ko kimusanze erega nta kintu kirenze gihari kuko ndi umufana nabibabwiye yego ntacyo ubona byaguhinduriye ku buzima kubera iriya saga se kuko njye ndashaka ko duclearinga nta kintu kirenze kabisa cyahinduye ku buzima bwanjye nta kintu nahinduye ku buzima bwanjye nibisanzwe alright urumva hari abantu benshi bashatse kuvuga ngira ngo warabisobanuye ko Ben akantu yakoze yari ishanga hari umukunzi giye wantumye officially arambwira ati uzamumbarize n'umukobwa muto afite imyaka 20 ati ishanga njye nyibona nabandi bakobwa twigana bakiri bato ngo nabaruta bayambaye ishanga ubundi vuze iki mu muco nyarwanda cyase no mu mico yo hanze ishanga buri mune okay ngiye kirunzi ishanga rifasha abakobwa ishanga shakombana yego yagasobanura umuco ishanga ikintu nzi urabona abakobwa ukuntu turya ukuntu tugenda nyine
uje ukuntu hari ukuntu tugenda tubyibuha sibyo kandi mabizi ibintu rwose by'inda ntago ari ibintu bigezweho nyine ku bakobwa sibyo ishanga rigufasha kumenya nimba uri kubyiba nimba icyo kiri nimba indi iri kwiyongera nimba indi iri kugabanyuka nicyo kintu gufasha ngiye niyo mpamvu nambaraga ishanga ubwo ishanga ni igipimo ingano y'inda niba yiyongera cyangwa yagabanutse njyewe kuri wowe abandi bafite impamvu yego nagerageje kubaza umwe mu bastar batandukanye ntari buvuga izina kuko abantu bakumukunda privacy mwese abastar bo mu Rwanda ambwira ngo hari imiti bamo hari ikintu biziho yego ngo nk'ababyeyi akayambika umwana ariko harimo dawa harimo utuntu dushobora gutuma n'uwo mukobwa akundwa ibyo bintu ntabyo nzi ntabwo urabyumva ngewe nambaraga ishanga kuko hari undi hagiye nigeze kubyibuha sibyo ndavuga ngomba gukora siporo nkananuka rero nkakora siporo nambaye ishanga ngefa ishanga ryamfashaga kumenya ko indangi yongere cyangwa yagabanyutse ngiye ntago nkunda inda mu buzima busanzwe rero nicyo kintu ishanga ryamfashaga uramutse uzanye inda Emily hari imyenda yakugora kuyambara ahubwo se niyo myenda itaho uzayo nta mukobwa ukunda inda nyine abazikunda sinzi hari abazikunda Emily nashikaga kukubaza iyo ubonye amadivorce ariho muri no minsi y'abastar batandukanye ababeshyira abandi ko abana ari ababo kandi atari ababo ugasanga nyine bigeze hano kure we wiyumva gute nk'umukobwa n'ubundi uri mu gihe cyo kuzashakwa mu myaka iri imbere ibyo bintu ngiye nta experience mbifitemo ariko ujye ubibona ko sindashaka njya mbibona ntabwo nzi ngikibitera n'igiki ntabwo bizi ahubwo nyene ni icyo gihe ninyigeramo uzanshake ubimbazeho nzakubwira kandi wari umbwiye ngo mukanya wari umaze kunganiriza ikintu cyuko aba boyfriend benshi cyangwa se abagabo batanyurwa ibyo nibyo rero nanyuzemo naye nagusubije ibyo nanyuzemo ibyingo ntabwo divorce byingo simbizi ntago ndabigeramo nubona nashatse umugabo uzanshake nagiye ibibazo bimbaze umugabo guca inyuma bigenza gute Emeline mwarasezeranye ko muzatandukanywa n'urupfu namubabarira wamubabarira inshuro zingahe maximum nanone byaterwa n'icyaba cyatumye aca inyuma ashaka kukubwira ko umukobwa cyangwa ari we bituruka ese ubwo hari ikintu cyaguturuka Emily njyewe uko nkubona physically hari ikintu cyaguturuka kugira ngo aguce inyuma umva ko ari physically nyine rega umuntu ni mugari ntabwo nari mbizi ubu ushatse gusobanura icyaho ndabimenye nshatse kugusana ko umuntu ari mugari urambwira ngo mbonye physically ubona nta kintu cyatuma ubwo so umugabo yabanyurwa aca inyuma kubera njye kubera iki rega ntabwo nyine tuzi ko nawe kandi emeruza ubwenge nta bwenge nzi emeruza ubwenge urumva uri gushaka kujya kunsobanurira warangiza ukankwepa ntoya ntabwo nkuko kandi ndi kugusobanurira nyine icyo kintu urakizi hari ikintu gishobora kuba kitagenda mu rugo umugabo agaca inyuma umugore rimwe byaturutse ku mugore cyangwa byaturutse ku mugabo yego okay reka ngushimire akantu ka nyuma wenda ubwo tuve kuri izi topic z'imibanire abantu n'abandi hagize umuhungu uza akaguterera ivi sibyo akaguterera ivi kandi ubizi neza hari criteria wavuze zuko umuhungu mugufi apfa ko atari mugufi ntuzi niba niyubaha akaguterera ivi simbuze umuhungu mugufi ashaka kuba mugufi umuhungu usumba ako mungu nsumba koko mana ese ntabwo kwemera umuhungu usumba vugisha ukuri njye kuri njye sinkunda abahungu nsumba kandi bavuga ko abakobwa none umuntu akunda amafaranga abaye anayagwa rwose ntabwo nkunda amafaranga shwa wowe n'umuntu iyo mukundana yego mani iyo mwese mukundana nyine nta kintu mutageraho to Emeli reka ngushimire cyane ubutumwa ku bakobwa bari kwinjira muri sinema ubwo ndavuga babandi batoye uruta ndetse bashaka no kwinjira mu itangazamakuru wabagiriye nama cyambere babaye babikunda bakiyubaha buriya itubashye kuba ukunda ikintu discipline ukaniyubaha ibyo bintu bari sawa ibyo bintu birasanzwe reka ngushimire cyane wakoze kubw'umwanya wawe waduhaye murakoze cyane